nta kindi gitumye duterana ni ukugira ngo twumve tuganiriza kandi uhindure ubuzima bwacu muri uyu mugoroba. Umwuka wawe aba hano hantu kandi akora imirimo ikomeye n'ibitangaza mu mateka y'ubuzima bwacu atazigera byibagirana na rimwe. Tuguhaye ikaze Mwuka Wera, tuguhaye ikaze Mana yacu, tuguhaye ikaze Yesu. Uyu mwanya uwubemo kandi uyobore, dukinguye imitima yacu kugira ngo twakire icyo watwoherereje, kandi atmosfere yose turayifashe mu buryo bw'umwuka, n'imbaraga zawe zigendagende hano, uhakora itangaza mu buryo budasanzwe. Icyubahiro ni icyawe, tugukomeye amashyi kuri Imana mu izina ryawe. Amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Mushobora kuba mutumvishije ururimi navuze, navuga ngo dukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Turashima Imana kuba Imbarara. Ni umugisha ukomeye cyane kuza kubana namwe hano iwanyu, kandi turashima ko mwatwakiriye muri kano karere. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Gisubizo yateguye iki gikorwa turayishimira kuko niyo yabaye umuyoboro utuma tuza hano, ndetse n'imigisha yose tubonera hano yaciye muri Gisubizo. Rero turashimira abayobozi bacu ba Gisubizo baduteguriye kino gikorwa, mwese uko mungana. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Munyemerere tubakomera amashyi dushima Imana kubwabo kuko yabakoresheje ibintu bikomeye cyane. Ndashimira by'umwihariko, ntabwo nje naciye hano, naciye i Kigali, ariko abantu hari abantu bagaragaje ubwitange bukomeye bava hano baza kuntega. Ndagira ngo nshimire by'umwihariko Pasteur Bienfait ndetse na mushiki wacu Immaculée, baje i Kigali ntabyiteguye ntabizi, mwongereho cyane numva ko ngo bari i Kigali kandi nta kindi cyabazanye, no kugira ngo baze kunyakira. Mwarakoze, byankoze ku mutima kuko ntabwo nabyiteguraga. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha kandi turabashimiye cyane. Mwese rero uyu mugoroba ndabakiriye mu izina ryacu. Muvuge ngo amen. Muzamure amajwi yanyu amen. Bakiriye mu ijambo ry'Imana kugira ngo muze tubane kandi twese tujane. Umwanya ndi bukoreshe tugabane icyo Imana yatwoherereje, ariko turaza no gutarama kubera ko uyu mugoroba ni umugoroba ukomeye, ni umugoroba w'umuriro. Muwitege kubera ko nabonye harimo ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Mwongere haleluya. Muzamwakira muvuge ngo haleluya. Yes, nakiriye abavyeyi banje, ntabwo nongera kubahagurutsa. Mwababonye hari papa hari ubanza, bariya babiri bari hariya ni ba Muyombo bavukana na mama kandi nibo bandeze. Uyu ubanza aturutse muri Australia, uri hirya aturutse muri Norvège. Urumva twagize umugisha twese wo guhurira hano. Nanje tuye mu Buholandi, nitwa Albert Muhumure, ndubatse mu itorero ryitwa El Shaddai International Church. Ibya Gisubizo zo bamaze kubivuga, nkaba ndi umunyamabanga muri iryo torero. Ni n'umugisha ukomeye cyane kubana n'umushumba wacu Steve, numwe mu bashumba bayoboye itorero ryacu rya El Shaddai. Cyakora muri no minsi nyine yarimutse yasigaye abarizwa hano. Reka musaba haguruke nanje mwakire kugira ngo tuze kugabana umugabane wiwe. Haleluya. Ntabwo ari umushumba wacu gusa mu itorero, ni na muramu wanje kuko madamu ni mushikiwe neza. Urumva rero mfite abantu benshi hano ni umuryango. Mwakoze kugira ngo muze tubane. Tuje mu ijambo ry'Imana. Muri tayari? Muriteguye? Ariko reka nshimire Kiriki. Shimira Kiriki wavuye i Kigali, nta kindi kintu kimuzanye, akishura itike aje guterana nawe. Kiriki buriya yavuze ngo ntabwo anzi, yavuze ko ava hano ngo twamenyanye cyane, siko yavuze. Ariko Kiriki ni umustar arazi. Twari tukuzi bamwe nyine tuzo tureba internet yoroheje ibintu byinshi. Ashobora kuba ari umuntu mwiza, simuzi. Ashobora kuba ari umuntu mwiza. Uzabihamye ko umuntu mwiza. Azayihamye ko ari umuntu mwiza. Kiriki ashobora kuba ari umuntu mwiza. Ibyo ari byose ashobora kuba ari umuntu mwiza. Kiriki turakwakiriye kandi wisanga kandi turakwishimiye kandi ukomeze ukorera Imana. Uri no mu murongo mwiza wo kwaguka kandi ukomeze waguka utera imbere. Iki gitaramo muragikuramwe ibintu bikomeye. Haleluya. Mwongere cyane haleluya. Reka tuje mu ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana.
twese hamwe abafite za Bibiliya mu matelefone n'abatazifite tujane mu buryo bwo gusoma kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete hatagira umuntu n'umwe uja gusigara. Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 19. Abaefeso ni igice cya mbere uhereye ku murongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo yatwebwe abizeye, kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba zose, naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirwamo na byose. Muri icyo gitabo nanone cy'Abaefeso ni igice cya 4 umurongo wa 11. Efeso nanone igice cya 4 n'umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi bw'uburyo bwinshi bwo kutuyoza, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Kuri uwo niwo umubiri wose uteranwa neza ufatanywa, kuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Muvuge ngo amen. Noguma ngasoma gusa ariko reka ngarukira aho ngaho. Nanone dusoreze muri Matayo icya gice cyacu twatuganiraho nk'intego nyamukuru. Matayo 16 uhereye ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ni 16 uhereye ku murongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uyu Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabigushuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Naje ndakubwira nti uri Petero, kandi zubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazashobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi tuzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nituzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. Muvuge ngo amen. Dushobora kumva za Bibiliya zanyu tukaganira sasa. Turakira n'abadukurikirana online, turabizi ko isi yose ubu nyine yabaye umudugudu, hari abantu benshi badukurikirana hirya no hino. Mwese turabakiriye kandi tubahaye ikaze, kandi uyu mugabane Imana yaduhaye uyu munsi wa none, namwe mu utahane ubuwanya aho muri, haba ari mu mago cyangwa mu mirimo yanyu. Iki giterane turimo cyitwa ngo, intego yacu nyamukuru, izina ryacu cyitwa ngo ni umurage w'ubwami bw'Imana, Kingdom Legacy. Turimo turakora igiterane gikangurira abantu kugaruka mu bwami bw'Imana. Ni igiterane kigiye kiba hirya no hino muri Bisubizo, ariko uyu mwaka cyabereye hano. Ariko intego nyamukuru tuhaye tuganiraho, ijambo dufite ni umurimo w'ubwami bw'Imana, cyangwa icyo twise ngo ni Kingdom Mission. Umurimo w'ubwami bw'Imana ni uwo. Ariko muri iyo mirimo y'ubwami bw'Imana ko turareba itorero, uruhare rw'itorero mu mirimo y'ubwami bw'Imana. Itorero ni iki, rikora gute mu bwami bw'Imana? Ndagira ngo abo twabanye kuva ku munsi wa 5 n'ejo
twagerageje kuvuga gusa hejuru y'ubwami bw'Imana, ariko reka mvuge gatoya gusa kugira ngo mbone aho mbera namwe mbone aho mfatira, sivyo? Twavuze hejuru y'ubwami bw'Imana ko hari ubwami bwatanzwe aribwo bwahawe abantu muri Edeni. Imana ire mu muntu yamuhaye ubwami, yamuhaye ubutegetsi, yamuhaye dominion, mamlaka, ubushobozi. Ico nico cyitwa ubwami, yari bahaye gutegeka gutwara. Ariko nanone tubona ko nanone ubwami bwatakaye. Satani yarabutwaye, yarabateye, adu yarabatera abatwara ubwo bwami. Tuza kubona ko habayeho ubwami bwasezeranijwe. Ariko gihe Yesu yavuzwe mu buryo muri figurati, mu buryo bw'amarenga, reka mvuge gutyo, kuko Imana yari itanze igihano ibwirizoka ngo mu rubyaro rw'umugore ruzagira gute, ruzakumenagura umutwe. Aho ngaho yaravuze ubwami bwagize gute, bwasezeranijwe. Ariko tuza kuvuga ko ubwami bwanahanuwe mu gihe cya Aburahamu ndetse n'igihe cy'abahanuzi. Ubwami bwarahanuwe ko ubwo bwami bwatakaye buzongera bukagaruka. Noneho rero ejo dusoza tuvuga ko Yesu yaje agaruye bwa bwami bwari bwaratakaye, hanyuma arabusubirana, hanyuma ubwo bwami abuhereza abantu. Icyo Yesu yakoze ni iki? Yafunguye imiryango kugira ngo asubize abantu mu bwami bari barataha. Umwizera wese, kubera ko munkurikire mudatakara, muvuge ngo amen, mwongere haleluya. Kubera ko icyaha umuntu yari yakoze cyagombaga ikiguzi, kandi ikiguzi yari amaraso, rwari urupfu, yari amaraso. Kandi amaraso y'abantu bose yari yanduye, kuko Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu n'umwe wari kalifiye wo gucungura abantu, kubera ko bose bari munsi y'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Amaraso yabo yose yari yanduye. Biba ngombwa ko Imana ikora imipango yayo kugira ngo ibone amaraso azaza gukiza ibibazo by'abantu, cyangwa yishure fagitire Adamu yari yarateye. Kandi amaraso y'abantu bose aranduye. Imana irabikora gute? Imana yigira inama zo kwambara umubiri. Ngiyo umuntu, iyo yigira umuntu, ubundi agakiza Imana yaduhaye nta ruhare rwacu runini rubamo. Oya, Imana niyo yadushakiye umuti, yonyine dushakira umuti. Imana yigira umuntu. Bibiliya iravuga ngo sinzo gushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kugaragara yambaye umubiri, ikaza ikabana natwe, igatwitwa amezi 9, Imana ikavuka, Imana igakikirwa, Imana ikagaburirwa, Imana igahekwa, Imana ikigishwa kugenda kugira ngo izagere ku ntego yo kugarura abantu ubwami bwayo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icyo Yesu yarabikoze aciye mu nda ya Mariya. Muvuge ngo haleluya. Yesu yabikoze aciye mu nda ya Mariya, amaze gutira ingobyi ya Mariya. Mariya aramwemerera amutiza ingobyi, kuko bari baratakaje ingobyi muri Edeni. Ariko Imana itira umukobwa w'umwari ingobyi. Sinzi nimba muri iki kinyejana hari umukobwa wotiza Imana ingobyi. Sinzi ko hari umukobwa wokingira Imana ikibaba bagakorana misi. Mariya mu bakobwa b'icyo gihe, Imana imuhitamo ibona ko akwiriye gukavaringa Imana, kuko marayika yaraje aramubwira ngo Mariya, twatekereje ko muri gahunda yo gucungura umuntu ni wowe kwitiza, ni wowe, ariko wowe umukandida mu ijuru, ni wowe twitiza. Mariya aravuga ngo se izo bintu bizoshoboka gute? Ko ndi umwari bizogenda gute? Marayika aramubwira ngo humura, umwuka w'Imana azakuzaho, ngo n'imbaraga z'isumba zose zizagukingiriza, usijali, umwuka tuzazikorera, miso uzakorwa. Kandi Mariya yarakowe n'umuhungu witwa Yosefu. Yosefu rero barabafiyanse, sinzo kiriki kuko umaze gushingira, barabafiyanse, barategura ubukwe, barakoye, hanyuma amusaba iyo misiyo bitagomba gukunda, kandi uburyo byagombaga gucamo yagombaga kuzaha. Aravuga se bizagenda gute? Aramubwira ngo umwuka azabikora. Noneho umwuka arabikora mu mbaraga zayo z'ubushobozi bwawe. Yesu yinjira mu muntu mu mbaraga z'umwuka, kandi iyo mbuto yaje mu muntu ni imbuto y'Imana, kubera ko ubundi umugabo niwe ubyara, ariko kubera ko nta intervention y'umugabo yari irimo, kuko amaraso y'umugabo yose yari yanduye, Imana ihitamo guhinduka imbuto ikaza gutira ahantu izomerera, itira umugore. Rya jambo rivuga ngo urubyaro rw'umugore igihe sasa gusohora ruzakumenagura umutwe. Muvuge ngo haleluya. Umukobwa baratwite kabiri kangahe, umuhungu abimenye agira gahunda zo kumubenga.
ariko na Yosefu nawe yari umukiranutsi. Sinzi ko twabona aba Yosefu muri iki gihe, ariko kubenga kwa Yosefu aravuga ngo zamubenga mu ibanga. Ntabwo zamushyira kuri stati, sizamushyira kuri WhatsApp, sizamushyira kuri YouTube, sizagenda musebya. Yari umukiranutsi ukomeye imbere y'Imana. Aravuga ngo nubwo yakoze rino shami ndifura kandi ndi umukiranutsi ndamugirira ibanga. Mwene so nanakora ibyaha tukazurisebya. Abakristo ni abantu badakwiriye gusebanya. Ibyaha ni izago yewe, ibyaha ni ibyago. Umuntu nagwa mu byaha tukazugira ngo yataye ubuzima, uzoze umugirira impuhwe, umugirira imbabazi, umurengere izuba, umurengere n'ibyago nawe zo kubaho. Yosefu ngo amare gufata uwo mwanzuro, ijuru riravuga ngo uyu muhungu nawe ariseriye, uyu muhungu nawe ni umukiranutsi. Sinzi ko twabona aba Yosefu muri iki gihe n'aba Mariya mu basore n'abakobwa. Twabona ba Josefu nizo n'aba Mariya turacyabafite. Reka mbwira aba basore niko basha, turacyafite ba Yosefu n'aba Mariya muri mwebwe, baracyarimo n'abakobwa ba Mariya murimo hano. Simbizi, reka turebe. Ariko iki giterane impamvu cyaje ni ukugira ngo haracyari amahirwe ko nawe waba Yosefu cyangwa ukaba Mariya. Muvuge ngo haleluya, mwongere muzamura amajwi haleluya. Mukunda ijambo ry'Imana, muzamura amajwi muvuge ngo haleluya. Muzamura amaboko muvuge ngo haleluya. Musubiye cyane muvuge ngo haleluya. Yes, nimunkurura nyine naje ndakururika. Dukorane kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana gikuri. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Bwa sasa wawuratangiye. Yesu aravuka. Icyo Yesu yavuze, avuka amaraso yiwe atanguye na bukeye, kuko principe yaravuga hatabaye kumeneka kw'amaraso ntihariho kubabarirwa kw'ibyaha. Kandi amaraso y'abantu bose aranduye, bituma Imana iba umuntu yambara umubiri kugira ngo, kubera iki yambaye umubiri? Kugira ngo izava amaraso. Kubera iki yavuye amaraso? Kugira ngo azasubiza ikibazo cya Adamu, kuko rwari urupfu. Akirinda Yesu, miso ya Yesu ninde? N'Imana yambaye umubiri kugira ngo bigende gute? Intego ni imwe gusa ya Yesu yaje, kwari kugira ngo ave amaraso akumure, yishyure fagitire Adamu yari yateje, yishyure igihombo, asane ibyo Adamu yari yateje. Misiyo yiwe yarangiye. Yesu yise nta kindi cyamuzanye. Niyo mpamvu yitwa ngo ni Adamu wa kangahe? Wa nyuma. Adamu deuxième homme na second, ibyo sizongeye kujamo, ariko ni Adamu wundi waje mu ishusho yo gukemura ikibazo cya Adamu wa mbere cy'urupfu. Niyo mpamvu urupfu rwe rwahindutse igisubizo kuba mwizeye, kubera ko amaraso ye niyo yishyuye ibyaha zacu twese. Ni ikiguzi ku byaha zacu twese. Aravuga sasa ngo uzanyizera azabarwaho gukiranuka. Hanyuma Yesu agira gute? Arazamuka aragenda. Icyo nicyo cyitwa iki? Ubuntu. Ubuntu ni iki? Ni umurimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, tutagizemo uruhare. Yesu yadukoreye. Muvuge ngo haleluya. Namwe mukunda ubuntu, muvuge ngo haleluya. Nta kintu cyiza kibaho nk'ubuntu, ariko nta kintu gisebeje nk'abantu basobanura nawe ubuntu. Uwo ni wo murimo Yesu yakoze. Aravuga ngo uzanyizera wese azaba akiranuka, donc azaba yishyuye fagitire. Ariko urugendo si aho ngaho rwagombaga kugarukira. Icyo nicyo cyitwa iki? Agakiza. Ntabwo urugendo rw'abakristo rugarukira ku gakiza, ahubwo rutangirira ku gakiza. Icyo nicyo kibazo tugira. Urugendo rw'abakristo tururangirira ku musaraba, ahubwo rutangirira ku musaraba. Ntabwo urugendo rw'abakristo rurangirira kwizeye, ahubwo rutangirira kwizeye.
Nikodemu. Aramubwira ngo Nikodemu, ni ngombwa kubanza kugira kuvuka ubwa kabiri, kuko ubwa mbere wapfuye ugomba kongera ukabaho, kandi ukukubaho ni ukwizera. Kwizera Yesu ni ukuvuka no kubaho, ni ugutangira, ntabwo ari ukurangira. Abantu rero iyo bavuga umuntu basa bavuga ngaho ndavuga ariyo finalite, niyo tangiriro. Ninde muntu muri mwese kuvuka no kwiyandikisha? Ninde muntu muri mwese uzuza kwiyandikisha ku ishuri? Hari uwatangira kwiga atariyandikisha mu ishuri, ugiye ukaza no kwiga ugatsinda, baza kugira ngo wasimbutse etape, baza ugenda uje kugira uje kwiyandikisha. Ninde muntu wokwirirwa aririmba ngo ukumuzamu mbona nariyandikishije mu ishuri atazayiga? Yobona diplome. Gukizwa no kwiyandikisha, agakiza no kwiyandikisha ni mubanze mushake ubwami, no kwiyandikisha ni inscription, ni gutanga, ni ugusubira ahandi Adamu yataye ibintu. Niyo porogaramu y'agakiza. Porogaramu y'agakiza ni ugusubizaho umuntu yataye inzira, bamusubizaho yataye inzira kugira ngo bigende gute? Kugira ngo akore icyo yagombaga gukora, akomeze ya nzira yaremewe. Icyo ni icyambere. Yesu abagize gute? Aragikemuye. Nicyo Yesu gusa yaje gukemura. Ngo amare kuzamuka aravuga ngo ndagiye, ariko simbasiga nk'imfuruzi, nzaboherereza umufasha azabana namwe. Etape ya kabiri rero, abantu benshi bagarukira ku buntu, bagarukira ku gakiza, bagarukira ku musaraba. Ariko turinjiye muri Pentekoste, abantu bagarukira kuri Pasika. Abantu bagira Yesu kubwo ku musaraba. Yesu wapfuye, Yesu wo ku musaraba ni Yesu w'abizaha, ni Yesu wishyura fagitire zawe. Ariko Mwuka Wera waje, turi mu gihe cya Mwuka Wera unyi. Mwuka Wera yaje ngo bigire gute? Yaje ngo Imana isubire mu muntu, kuko Imana iri mu muntu yari yamuhumekeye mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo. Yesu yaje kugira ngo akwiringe, Yesu umwuka aza kugira ngo Imana ituzemo, hanyuma duhe dominance, imbaraga hejuru y'icyaha. Umwuka yaje kuduha imbaraga hejuru y'icyaha. Yesu yaje kwishyura fagitire, umwuka aza kuduhereza imbaraga zo kuduha. Ubu rero abantu basa bagarukira kuri etape ya mbere y'umusaraba, bakirirwa bavuza induru mu kutwara kijiji. Ninde umuntu w'umugabo wakwirirwa ngo kumuza mumbona naravutse? Rero bwiye Nikodemu ngombaga kuvuga. Ninde wakwirirwa avuza induru ngo naravutse? Ninde wakwirirwa ugiye muri banki ukaza gufunguza ngo konti? Ukirirwa ngo kumuza mumbona ngo gira konti muhari, nta mitungo ibamo. Cyangwa ufashe imitungo yawe ukaza kuyiverisa muri banki utarafungujemo konti, wo kubwira gute? Bazakubwira ngo ja muri system, funguza ngo konti amazina yawe, tuguhe nimero, imitungo izabona aho. Ubuntu niki ni anterme ikiguzi, nicyo tutari bishoboye gukora, Imana irakidukorera gusa. Nga kuriya umuntu yaba arwaye indwara ikomeye nka kanseri, hanyuma akabura imiti yo kwivuza, umugira neza akavuga ngo ngiyi imiti ndayikugabiye. Twari turwaye indwara y'icyaha, tudabonye nta muti dufite, Yesu aduhereza umuti. Ariko uwo muti, uwo muntu wahawe uwo muti kubw'ubuntu kubera ko ari umukene, biramukijije. Biramukijije ba? Ikimukiza ni iki? Ikimukiza ni iki? Ni ukunywa. Bakwishyuriye umuti, ariko kunywa ni kwebwe. Umuti utawunywa uzaba. Uwo muntu urahari, uwo muti warabonetse. Uwo muntu uzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Umuti wabonetse ku bantu bose, kuko Imana yakuze abari mu isi cyane, zatumye itanga umuti ku bantu banga bose. Ariko abakira ni bantu kugira ngo abantu bose se Imana yakuze abari mu isi bangahe ibahereza umuti. Hanyuma abakira ni bantu kugira ngo abamwiseye bo
abanyoye uwo muti bose bakire. Ntabwo ari ababivuga gusa, ntabwo ari ababivuga. Ubwami bw'Imana si ukuvuga, si abavuga ngo data data, oya, ni abanyoye umuti, ni abanyoye umuti kire bakayangiza. Habaho itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Umwuka iyo yaje agira itegeko. Bibiliya ivuga ngo umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu, itegeko ry'iwe ngo ryatubatuye itegeko ry'ububata y'urupfu. Kandi urupfu ruva he? Ruva mu cyaha. Umwuka azaza kutwinjiza muri Pentecost, muri dominance, mu mbaraga. Abantu benshi muri iki gihe babwira gusa ibintu biri aho bidafite ubuzima, bidafite ubuzima. Wego mukavuga gusa ngo ubuntu twarakijwe, uzigotomera ibyaha ngo Yesu yarabirangije ngo tubikore byose, ngo sinotakaza agakiza. Uri malere, uri nijijidabo, kubera ko tuwumva icyo Imana yakuremye. Porogaramu y'agakiza ni ukudusubiza mu butware, kandi ubutware ni hejuru y'icyaha, ni hejuru y'abadayimoni, ni hejuru y'isi, ni hejuru ya sisiteme. Ni ukugendera mu mirimo y'Imana, kuko muri abo yaremye ibaremeye iki? Imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo muyigenderemo. Mu Efeso igice cya 2 hazavuga umuntu akavuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukorera umwami w'isi. Ariko ngo Imana, ifamu y'Imana ntibamo inka, ntibamo ibindi, ibamo imbabazi. Ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yabahinduranye bazima na Kristo, ngo irabazurana nayo, irabazamura, 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 ngo ibicazanya nayo mu ijuru iburyo bw'Imana, iburyo bw'Imana, iburyo bw'Imana. Munsi yaho ngaho ku murongo ukurikiye, munsi yaho kuri icyo gice, Abaefeso igice cya 2, munsi y'uwo murongo hazavuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Tumve ko watangiye havuga ubuntu twagiriwe, ariko akamara kwinjiza mu mirimo twaremewe. Aho biriya jambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwagize bwarabonetse, ngo butwigisha kureka, butwigisha kureka, bukatwigisha gukora, bukatwigisha gukora, ngo no kwirinda n'ibindi, ngo kugira ngo tugire ishaka ry'imirimo. Imirimo niyo twaremewe yewe. Abantu bazavuga ngo nta mirimo, habe no mu ijuru hazaba ibitabo bibiri. Hasi ari igitabo cy'ubugingo, arejisitiri ririmo amazina y'abantu, hakaba n'ikindi cy'imirimo. Imana muzamubwira ngo ikeneye abanebwe. Yaravuze Yesu aravuga ngo ndakora jewe Yesu, ndatagira gute? N'abakozi ababwiriye gukora imirimo y'abantu myakiri ku manywa. Kubera iki muri mwabaye gute mw'abakristo? Mwabaye gute? Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni ubusubiza abantu ku cyo Imana yabaremeye. Turi mu gihe cy'imperuka, tugomba kuvuga ubutumwa butari ifaranga, tugomba kuvuga ubutumwa tudashaka icyubahiro, ubutumwa tudashaka kumenyekana, ubutumwa busubiza abantu mu mbaraga z'Imana, ubutumwa bubwira abantu ukuri. Nibwo butumwa bwitwa ngo ni ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Abantu basigaye baburanira ibyaha, wogira ibyaha ugakora ibyaha, ariko kubiburanira ukaba umwavoka w'ibyaha, ni ukuri ukaza ushinga urubanza. Muvuge ngo haleluya, yongere cyane haleluya. Nababwiye amagambo akomeye, wongere niba tukiri kumwe mu nkuzo, muvuge ngo haleluya. Muvuge cyane abajene ngo haleluya, namwe muri hariya muvuge ngo haleluya. Uko niko turi ku ijambo ry'Imana. Itorero rero nibyo Yesu yasize, nibyo yaviriye amaraso, amaze kuza nibyo yahamagaye. Itorero, reka mvuga itorero kidogo hanyuma sose. Turi kumwe? Muvuge ngo haleluya. Itorero niki? Niba abantu bose bamwizeye, niba abantu bagize gute? Bakijijwe. Bibiliya iravuga ngo muri shanga ryera, muri ubwoko bw'Imana, muri abatambyi b'ubwami, ngo n'abantu Imana yagize gute? Yaronse ikabahamagara,
ikabakura mu mwijima w'icuraburindi. Ngo kera ntimwari ubwoko, ariko uyu munsi muri ubwoko. Kera ntimwari ishyanga, ariko uyu munsi muri ishyanga. Abo bantu Imana yahamagaye igatoranya ikabazana bitwa inkoramutima z'Imana, bitwa abakunzi b'Imana. Ngo iyo ubakozeho uba usa n'ukoze mu ngono y'ijisho ry'Imana. Amaso y'Imana bahoraho 24/7, amasaha 28 kuri 7. Amaso y'Imana bahoraho, kuko abo bantu niyo ambasade y'Imana. Imana ishaka kugira icyo ikora mu isi, bwa bwami bwayo kugira ngo bwabuke mu isi, yashyizeho ambasade. Iyo ambasade yitwa itorero. Itorero rero hari imirimo ishinzwe, hari inshingano itorero rishinzwe gukora. Izo nshingano rero ni inshingano zibiri ziremereye itorero rifite. Icya mbere, inshingano itorero rifite ni icyitwa ngo ni inshingano nkuru iruta izindi zose, ibyitwa Great Commission. Mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa, muvane abantu hariya hanze mubazane mu bwabo. Itorero ni ambasade iri mu isi, muri teritwari itari yabo, iri mu isi, ariko ni abantu bahagarariye inyungu z'Imana ku isi. Iyo Imana ishaka kugira icyo ikora ku isi, niwe uzica, niwe bahagarariye Imana ku isi. Kandi bafite misiyo yo kugenda bakora kokete, kwigarurira, kuzana bariya bose batarakizwa ukabazana mu bwami bw'Imana. Iyo ni misiyo ya mbere y'itorero, gusohoka hanze tukaja gushaka batarakizwa tukabazana, ko bararimbuka ni benshi. Itorero muribuka ko iyo nshingano ari yanyu. Amatorero menshi itakigira iyo nshingano, barayitaye kure gushaka abantu hanze, basigaye birirwa bibana abakirisitu. Abakirisitu bari mu gushimutwa. Umuntu ngo atwaye, ngo akuye umukirisitu aha muri iri kanisa amujanye muri iri, ikaba ariyo iba misi. Yesu ntiyadutumye ngo tuzoza twirirwa tuja gucuranura abakirisitu. Aho uri ni kwa Mana. Yesu ntiyadutumye kuza twirirwa tuja kuvuga ngo jewe ndi kwa runaka. Ayo ni amadini ntabwo ari iz'Imana. Yesu yadutumye misiyo ya mbere, gusohoka hanze tubwire bariya abantu bataramenya Yesu, tubazane mu nzu y'Imana. Torero ndagira ngo mukanguke icyo kintu muzagikore, kuza gushakisha abantu bari hanze. Amatorero yacu menshi ni ukwirirwa turwana ko turafite abakirisitu. Bande se wapfiriye, wacunguye, ngo ni abakirisitu banje, undi ngo ni abanje. Nimuve muri izo bintu nyabuna. Umuntu yari umukire akagira urwuri, akagira inka nyinshi, azagenda agabanya impogazi, inkamwa, izakumiriye, izo mu rugo. No, si ikibazo kugira amatorero menshi. Nimushaka buri wese anazogira igiwe, si ikibazo pi. Nta n'ikibazo Imana ifite ni oya, ariko ikibazo ni uburyo mubanye. Umuntu ngo ntakiramukanya n'undi ngo kubera ko yavuye muri iri kanisa akaza muri iri, bikafekta n'imibanire yanyu y'imiryango. Hamwe n'abatamu umuntu nimugire ibitekerezo y'ubwami bw'Imana, mujye mu madini. Aho usengera ntacyo bitwaye, nazo aho usengera ntacyo bitwaye, dupfa kuba dukorera umwami umwe gusa. Mu Befeso igice cya 4 n'umurongo wa 4 haragaragaza ibintu bitandatu itorero rimwe gusa rihuriyeho, ngo dufite umubiri umwe, dufite umwuka umwe, dufite umwami umwe, dufite kwizera kumwe, dufite umubatizo umwe, dufite Imana imwe. Twese turi bamwe. Itorero ry'Imana aho usengera hose turi bamwe. Turi bamwe muze muri izo bintu, turi bamwe. Umwami wacu ni umwe, ni umukiza umwe, ko turakorera ubwami bumwe kubera ko twakwirwanya. Birabura muri ubwami bwirwanyije bushira imbaraga. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Ngaho ni muri imbere. Pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Tuwe pamoja wa Kristo tulijenge kanisa. Ni mwe kama sambura amajwi muririmba ngo kane. So
Hallelujah. Tukabe umwe ndagira ngo mvuge gusa bukeya ishusho y'itorero mu bice bibiri n'imara ndamutse amashusho abiri ubwoko bubiri bw'amashusho agaragara mu itorero. Icyambere nababwiye ngo itorero ni ecclesia, ni abakuwe mu isi bakiri mu isi, ni abahamagawe, ni abatoranyijwe, ni abitavye impamagazi. Abakristo ni abantu bitavye Imana, ni abantu bumvishije Imana ibahamagara baritaba baraza binjira mu itorero. Ariko Bibiliya izigaragaza itorero mu bice bibiri. Icyambere izigaragaza itorero uko rikwiriye kuba rimeze hanze mu isi, ikanagaragaza itorero uko rikwiriye kuba rimeze imbere muri ryo mu mibanire yaryo n'Imana. Ibyo ni ibice bibiri bireberwaho, kubera ko hariho inshingano zibiri zikomeye. Imwe ni iyo kuzana abantu bari hanze, Great Commission. Indi ni iy'imbere, Great Commandment, itegeko riruta ayandi. Hari imbere muri twebwe, hari no hanze. Ishusho rero yo hanze itorero rigaragaza, ndagira ngo mvuge ibyitwa metaforo. Metaforo ni ibishushanyo n'ibigereranyo bikeya bigaragaza uko itorero rigomba kuba rimeze. Icyambere, itorero mu isi ribarwa nk'umunyu. Umunyu Yesu yavuze muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13, aravuga ngo muri umunyu w'isi. Umunyu w'ukayutse nta kindi ukora ni ukukandagira ukabatakataka ugatakaza agaciro. Ni twebwe itorero tugomba kuryohesha isi, ibyaruze mu isi. Itorero ni rifite inshingano zo kugenda ubuzima bukaryoha mu isi, abantu bakabaho. Icya kabiri, umunyu uzi ukora uje urinda ibintu kubora. Itorero nibyo bifite imbaraga zo kurinda ububore bw'abantu. Ibyitwa moral corruption. Corruption ni ukwangirika, corruption ni ukubora. Itorero rikwiriye kurinda abantu kubora. Icyo ni icyambere. Itorero ishusho ya mbere igaragara, itorero ryitwa ngo iki? N'umunyu mu isi hari. Iyo niyo shusho ya mbere. Ishusho ya kabiri zigaragara, Bibiliya ivuga ngo muri umucyo. Mu isi nanone itorero rigaragara nk'umucyo, kubera mu isi ni mu mwijima. Ni twebwe tugomba kumurika, amatabaza yacu akaka. Amatabaza yacu akwiriye kumurika tukaka, ukamurikira ahashize umwijima hano hantu mu muryango wawe, mu buzima bwawe bwa misi yose, ukagenda umurika. Tumuri kubona abitwa abasitari. Abasitari murabazi? Abasitari murabazi namwe? Ni inyenyeri. Ni inyenyeri yaka imurika. Ariko hari igihe umuntu baza bamwita ngo ni inyenyeri kandi yuzuye umwijima, atazamurikira habe n'ikirato cyiwe. Nitwe tugomba kumurika. Abakristo ni abasitari, ni inyenyeri zimurikira abandi bantu bakabona inzira. Iyo ni inshingano ya kangahe? Ni ikigereranyo cya kabiri. N'umuntu ariko ni n'umucyo w'isi. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, muri umucyo w'isi. Icya gatatu hano hanze Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ngo turi urwandiko, kandi urwo rwandiko rugomba kuba rusomeka. Ariko abantu benshi ni izandiko zidasomeka. Ubuzima bwacu bwakagombye kuba ari igitabo gisomeka. Iwawe mu rugo abana bakaza basoma ubuzima bwawe nk'igitabo. Ababonye ubuzima bwawe, nibabona imirimo yanyu myiza, bahereko bahindukire bashime so mu ijuru. Abantu bakwiriye kugusoma, ubuzima bwawe bugasomeka. Influence zo mu Rwanda bw'Imana. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, impumuro.
urwandiko n'Abakorinto ba mbere 3:2 ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu bose. Icya kane turi impumuro, aroma, impumuro nziza. Abakorinto ba 2:16 haravuga ngo turi impumuro nziza, ngo kuri bamwe ngo turi impumuro y'ubugingo, turi impumuro nziza y'ubugingo, ariko ngo kubana ngo turi impumuro izanye ubupfu. Kubera abatemera ubutumwa kuri bo mu bupfu, ariko ubundi ngo twakagombye kuba turi perfume, aho duciye agahumura amanyanga n'ibibazo biba mu bantu, tukagenda perfuminga abantu, aho duciye aho kubanukira tukabahumurira bakumva ko barumva impumuro y'ubuzima, tugatanga ubuzima. Imana duhamagarira gutanga ubuzima, ntabwo iduhamagarira kuba abanyedini. Icyo ni icya kane. Izo ni zo shusho zine itorero rigomba kuba ari ryo: umunyu, umuco, urwandiko rusomeka, kandi n'impumuro nziza hariya hanze. Hano imbere y'itorero, uko itorero rigomba kuba rimeranye n'Imana. Icya mbere, itorero ryitwa ngo ni umuryango w'Imana. Tugomba kuba turi umuryango. Ni ukuvuga umuryango ni inshingano, ni ugukundana no kwitanaho. Turi umuryango. Abefeso 2:19 hazavuga ngo ntimukire abashyitsi n'abasuhuke, ngo ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ngo ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Turi umuryango. Itorero turi umuryango w'Imana. Abagalatiya akavuga ngo nuko ngo tuzoza tugira abantu neza bose, ngo ariko cyane cyane ngo ab'inzu y'abizera. Hagati yacu turi umuryango. Dukwiriye kwitanaho, dukwiriye gukundana, dukwiriye gufashanya, dukwiriye ibyo ni bitureba hano. Turi umuryango. Icyo ni icya mbere. Itorero uburyo Imana iribona rikwiriye kuba rimeze hagati yabo. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo itorero ngo ni umurima w'Imana. Umurima ugomba kuba wera imbuto. Abakorinto ba 2:3 ngo kuko twembi Imana ariyo dukore, ngo namwe mukaba muri umurima w'Imana. Uwo muzabibu ngo niwe duteyeho, turi ishami rifashe ku muzabibu, ngo tugomba kwera imbuto nyinshi. Abakristo rero ku murima utewe n'imbuto y'ijambo ry'Imana, Imana iradusaba ko twera imbuto. Hari igiti Yesu yasanze kihaye gishashagirana, kihaye gikayangana cy'umutini, ariko akiburaho imbuto, ariko arakivuma. Kubera iki? Nta mbuto, nta buzima. Itorero rikwiriye kuba ryera imbuto mu bapagani, mu buzima bwacu hagati yacu. Icyo ni icya kangahe? Ni icya kabiri. Icya gatatu, Bibiliya iravuga ngo itorero rifite ishusho y'inzu cyangwa inyubako. Abefeso 2:20 haravuga ngo kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka, ngo muri we inzu yose iteranijwe neza, ngo irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu, ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Kandi kuba inzu, Kristo ngo niwe buye rikomeza imfuruka, natwe tukubaka nk'amabuye mazima. Turi inzu igomba kuba yubatse, kandi tubatse ku musenyi. Dufite urufatiro tugomba kubaka, kuko nta rindi rufatiro twahawe uretse Yesu. Niwe rufatiro tugomba kubakaho k'inzu. Imiyaga n'imvura n'ingwa bigahuha, bizasanga dukomeye. Kubera iki? Turi inzu yubatse ku rutare. Icyo ni icya kangahe? Ni icya gatatu. Icya kane, Bibiliya ivuga dukwiriye kuba turi cyo ugereranyije n'uko Imana itubona. Bibiliya iravuga ngo itorero ni umubiri wa Kristo. Ni umubiri. Bikavuga mu Efeso 1:22 ngo kandi yamuhaye gutwara byose bishira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe wayo, usumba byose, ushitse kandi ushikirwamo na byose. Ni hahandi twasomye turi umubiri. Umubiri ni iki? Ni ijisho, ni ukuboko, ni ukuguru, ni umutwe, ni urwara, ni ingingo zitandukanye ariko zifite inshingano zitandukanye. Twese tugomba kuzuriza hamwe kugira ngo dukundane kandi twuzuze inshingano. Umubiri ni ubwuzuzanye, ni ugufatikanya, ni ukwegerana. Amacakubiri tukayakura, tugakorera mu bumwe nk'itorero kubw'impamvu z'ubwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo rero turi umubiri. Icyo ni icya kangahe? Ni icya kane. Icya gatanu aricyo nsoreje. Muvuge ngo amen. Mwongere muvuge ngo haleluya. Muvuge cyane haleluya. Iki ni cyo ngiye kurangiriza. Bibiliya iravuga ngo itorero ni umugeni wa Kristo. Ni umugeni. Abakorinto ba 2:11 akavuga ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, ngo kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Yesu Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Mumeze nk'umwari utunganye. Itorero ni umugeni wa Kristo. Kandi
n'umugeni wakowe. Nimugaruke muvuge ngo haleluya, muvuge cyane ngo haleluya, yongera muvuge ngo haleluya. Nimukanguke muzamure amajwi yanyu haleluya, muzamure amaboko muvuge ngo haleluya. Ikibakunda cyane muvuge ngo haleluya. Itorero ni umugeni wa Kristo, kandi umugeni wose azakwa. Itorero ryarakowe, ntabwo ryakowe inka, ntibyakowe amayero, ntibyakowe amadolari, ntibyakowe amapawundi. Itorero ryakowe amaraso ya Yesu. Yamviriye amaraso no mu mutima we, ndayesu cyane kuko Imana birikamo ngo kuko muzi yuko izo mwacunguye ngo atari izangirika ngo izere, ngo ahubwo mwacunguzwa amaso azira imbere. Amaso y'Umwana w'Intama w'Imana nizo kigize Yesu yatanze, yatuviriye amaraso yo mu mutima we, niyo ngwano yatanze. Haleluya, haleluya cyane ngo haleluya, haleluya cyane haleluya, haleluya. Amaraso yiwe niyo yadukuye. Turi umugeni wa Kristo, twarakowe, ntabwo twakowe gusa. Hoya, habe n'impeta twarayambaye ya fiyansaye, impeta twarayambaye ya fiyansaye. Hazavuga ngo yadushyizeho ikimenyetso, kandi icyo kimenyetso ni umwuka wawe, ngo yamuduhaye n'ingwate, yamuduhaye n'ingwate, yamuduhaye n'ingwate, yamuduhaye n'ingwate. Tugendana umwuka w'Imana, k'ikimenyetso nuko dukowe n'Imana. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya, haleluya, mwongere cyane haleluya, haleluya. Yaduhaye umwuka wawe, k'ikimenyetso cy'ingwate, cy'ingwate. Ayi, muvuge ngo haleluya, mwongere haleluya. Oya, abahungu b'iki gihe tumuri mukubona ko baja gukora amakwe, bakagenda bari mu kubizita ngo ni ugutera ivi, akaza gupfukamira umukobwa akamwambika impeta, sibyo? Aza ngo abahaye amuporopoza ngo akamubwira ngo ese wanyemereye, wanyemereye ni nguko bari mu kugira ndaga ngo simvuko ba ngo se wanyemereye ukambera umugore, nawe akavuga ngo ndakwemereye. Navuga ngo Yesu yaradupropose. Muvuga ngo haleluya. Yesu yaje kuvuga ngo se wanyemereye ukambera umugore. Haleluya umugore. Yesu karadupropose. Karakubwira ngo se wanyemereye ukambera umugore, wanyemereye ukambera umugore, wanyemereye ukambera umugore. Haleluya. Haleluya. Haleluya by fire. Ona watanga banigania. Atakati kalabanda. Bondela taide le gloria. Askite monigani. Jivanga. Oni meskile do. Imani mbafika. Haleluya. Si Jésus save the date yarasohotse. Save the date y'uko yarasohotse. Izaishuwe haravuga ngo ibice 22 n'umurongo wa 17 ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwiri, ngo kandi numva nawe navuge ngo ngwiri. Ngwino no kuvuga ngo ni invitation ivuga ngo ubukuri ha. Ngwino ni muse uko byarangiye kwarakowe kandi ndacabaye turazi. Igisigaye niki ni reception. Reception mu Zaishuwe igice cya 17 n'umurongo wa 9 haravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimba kuko uko bw'Imana bizamara. Tunezerwe twishime tuyihimba, tunezerwe twishime tuyihimba, tunezerwe twishime tuyihimba kuko uko bw'Imana bizamara. Ngo kandi umugeni wiwe ngo akaba agize gute, akaba uriteguye gusanganira umukwe. Haleluya, 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 haleluya. Nene da turiteguye, niyo reception yo gutegereje. Tunezerwe kwishime tuyihimba kuko uko bw'Imana w'Intama busohoje, uko buraje. Dutegereje gusiba tuzararangiye, imyiteguro yararangiye, save the date yararangiye, impeta twayifite, imyiteguro yarangiye. Aye, muvuge ngo haleluya. Uzabara ubukwe utumbanisi kuko uzakanda malaika nabo bazaba kama siko.
Wáyé. Lọ́jọ́ ní. Wọ́n ti jẹ́ pé mà. Ó ní ọ́fíìsì. Nǹkan ọ̀gbìn. Nǹkan ọ̀gbìn. Ayé pọ̀. Yàtọ̀ òbí. Muzayishuri gice cya cyenda umurongo wa kabiri hasa havuga ngo mbona abantu benshi ngo umuntu atobasha kuba ngo bavuye mu mihanda yose bavuye mu moko yose ngo n'imiryango yose ngo arabaza ngo ese marayika aribarisha abaza Yohana ngo ese ngo abo bantu urabazi arabaza ngo ese ngo abo bantu urabazi nawe aramubwira ngo simba aravuga ngo abo ngabo ni abavuye munsi y'imibaba ngo bameshe ibishura byabo ngo mu maraso y'umwana w'intama abo ni bande